Muraho neza nshuti z'amahoro, murameze mute impande zitandukanye z'isi, cyane cyane abatuye hano mu Rwanda. Turi mu kabahinda rero, akababaro kanini cyane duterwa n'inuma y'amahoro ya kabiri tuvuyemo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021. Umuvandimwe akaba umubyeyi, akaba inshuti ndetse akaba umuvugabutumwa ukomeye cyane, umuntu urumuri rusakaza amahoro n'ubwiyunge mu bandi. Padiri Ubald Rugirangonga, Padiri Ubald Rugirangonga watabarukiye mu butumwa bw'amahoro, aho yari yagiye mu rugendo nyobokamana ruherekeranye n'amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza kuharwarira COVID-19 ari nayo yaje kumuhitana, yaje kumutera ibikomere byaje no kugeraho bimuhitana. Yari ageze inaha mu Rwanda ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2021, aho yakiriwe n'imbaga y'abakristu, imbaga y'abemera Imana bose, abo yagiriye neza bose, abo yafashije gusabira bose baraye bamwakiriye, ari abagiye kumureba ku kibuga cy'indege ndetse n'abamwakiriye mu mitima yabo aho bari bari. Cyane cyane rero akaba yari ari kumwe n'umugabuzi w'amahoro ya Kristo Umwami, Sere w'Imana Impaye Donata, akaba na fondatrice w'umuryango w'amahoro, ndetse uwo muryango akaba ariwo Padiri Ubald yari abereye umujyanama mukuru, cyangwa se icyo twita pere spirituel. Rero Padiri Ubald yasezeweho uyu munsi kuri paruwasi yitiriwe umwamikazi w'amahoro i Remera, paruwasi yitwa Regina Pacis Remera, aho twamwakiranye ubwuzu bwinshi cyane, tumusabira, tumusezeraho bwa nyuma, twibuka ibikorwa bye byiza byamuranze, twibuka urugendo rutagatifu yagiye akorana natwe mu mitima yacu, yagiye adukiza, adusabira kugira ngo dukire ibikomere bigiye bitandukanye, yagiye asabira benshi cyane kugira ngo bakire ibyari inguma zari zibariho, imitima yabo ikongera ikabohoka. Twongeye kwibuka tuzirikana neza ubutumwa bwe bwa gisaserdoti yakoze neza, nk'uko nyiricyubahiro Antoni Kardinali Kambanda yagiye abigarukaho muri misa ntagatifu, agaruka ku rugendo rwa Padiri Ubald mu butumwa bwa kiliziya uko yari ameze. Ariko ndashidikanya neza ko Padiri Ubald Rugirangonga yafashije imiryango myinshi cyane kwiyunga, ndetse amahoro asakara mu ngo zabo, mu mitima yabo, aho yagiye asana imitima yari yarashegeshwe cyane cyane n'ibikomere bya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, nawe waje kuyirokokamo, ariko akababarira atizigamye, ndetse agafasha n'umuryango w'abamwiciye. Imana rero ikomeze imuhe umugisha n'amahoro, ikomeze imutuza heza, nk'uko tubyizera kandi tudashidikanya neza ko ari inuma y'amahoro Imana yari yaroherereje u Rwanda, yongeye kutuvamo rero nyuma ya Kizito Mihigo nawe watuvuyemo umwaka wari wabanje. Bavandimwe rero, dukomeze tuzirikane ubutumwa bwiza bw'amahoro, imbarutso y'amahoro, umushimangizi w'amahoro, maze turusheho kuba abana beza, turusheho kubera Nyagasani imbuto nziza, maze ibyo Padiri Ubald Rugirangonga yadusigiye tubashe kubisigasira, kandi tuzabigeze ku bandi bose. Padiri Ubald Rugirangonga rero twamusabiye kuva mu gitondo 3 kugeza mu gicamunsi, aho twafashe imodoka itwerekeza i Cyangugu mu kibaya cy'amahoro muri diyoseze ya Cyangugu, aho yakoreraga ubutumwa bwa gipadiri. Aha rero tukaba twahageze mu masaha ya 12 gutyo zishyira, ariho twagomeje tumusabira tunamusezeraho bwa nyuma. Rero tukazamushyingura ejo ku kibaya cy'amahoro. Ibyo byose, imihango yose tukazayibakurikiranira ejo, mukazajya mugenda mukurikirana
imbonankubone ndetse n'ibintu byinshi cyane bitandukanye bizagenda bibera ku kibaya cy'amahoro i Cyangugu. Aho ngaho tuzamushyingura duherekeza umubiri we bwa nyuma hano ku isi, tuzirikana ko twese turi ubusabusa tuzasubira aho twavuye mu gitaka, ari nacyo tuzasubiramo. Imana rero yo nyiramahoro nyir'ubutagatifu nakomeza dusenderezemo inema y'amahoro, maze turusheho kuba ingirakamaro muri iyi si yaduhaye. Padiri Rugirangonga rero Ubald, Nyagasani akwakire mu mahoro kandi uruhukire mu biganza byiwe. Uwo wakoreye akwakire kandi aguhe ikamba ry'ubuzima ku bwa Kristo umwami wacu. Amen.